umuntu wemerewe kubaza ubukwe n'umuntu wanwerereye. invitation ngiye nkora utuntu twanjye Ndayiguha sana hano yemwa ndayiguha aramwereka ngiye nkora utuntu twanjye abana icyo gihumbi nyibone mvuge ngo ni icyasabye iyo fanta iboneke mugabo n'utwo turayi n'utwo niyo wihangane nkubaza iki kibazo kubera yuko uko byagenda kose wegeranye cyane n'itsinda ryitwa Vestine na Dorcas kandi nawe uri mu bandi babonye amakuru y'ibiri trend cyangwa ibiri kuvugwa mu binyamakuru byose mu Rwanda. Nta kinyamakuru na kimwe kitatangaje iyi nkuru uhereye ku byandika mu Cyongereza bikomeye n'ibindi bikomeye byandika mu Kinyarwanda n'amaradiyo bayivuze. Wabibonye gute ibintu byavuzwe kuri Vestine nk'umuhanzi mugenzi wawe mu mwana banye kenshi wandikira n'indirimbo? Wabibonye gute? Icyambere kuba bari abana bavugwa se ni birarenze kandi nyine ari abastari bacu yo ntabwo birenze. Ntabwo ngiye ntakubeshya ibi bintu byose biba biri kubaho ukuntu biba byashyuhaganye muri social media iruhande haba mu rugo rwabo cyangwa no muri twebwe nyine nka timu nyine wenda njya nyibarizwa muri hari ubwo mba nyibarizwamo mu kazi kubw'akazi kuko niyo ni ubandikira indirimbo muri iyi minsi amahiti mumaze iminsi mubona ntabwo bishyushye nkuko hano muri social media aho bishyushye muri bo ntabwo bishyushye cyane ariko birashyushye. Ndi umuntu wo kutamenya ukuntu byaba bishyushyemo ariko uko byaba bishyushye kose niyo byaba bishyushye ntabwo bishyushye nk'ibya hano kuri social media. Nabwiye ngo ni nko mu isoko yego buri wese afite inkuru ye n'uzi uzamenya wizera iki ureka iki. Umuntu wese uri kukubwira nta n'umwe uziranye nabo. Abantu bose ari byo ngo nyine bakora ibintu through the grapevine kuvuga ngo bivugwa ngo ni babita ngo ni Jungle Telegraph bya boro byo kuvuga ngo umuntu ngo aravuga nyine ngo ni ibivugwa ndumva numvisha ibi hari uwambwiye ko kandi uwo muntu mumubaje ntiyamubona ntago yamuzana noneho aba blog baba ngo barahisha sauce atari n'abanyamakuru sauce urazihisha sauce wowe gute. Ari nk'umuntu uvuga ngo ntago nabivuga ngo kubw'umutekano we kandi uri kuvuga ibintu noneho bikaza biremeye uri kwica imitekano y'abandi kugira ngo umutekano wundi oya ngo reka mvuga iki ngiki ariko byo muri famille imbere ntago mbivuga ariko yataye umugabo wigira muri Canada ngibindi ntago ndi bubivuga byo ngo birakomeye cyane we hari ikirenze cyo ni iki ngo nyine ibaze kuri gukinyira ikibaba ahubwo umuntu abantu batanazi buryo banamumenye nta n'ikintu byatwara ahubwo ukajya kwataka wa wundi uraza kuba ari kwicirwa izina. Reka mbabwire abantu bose bari kubivuga bari kuba bamufitiye impuhwe benshi nyine harimo abari kubivuga bafitiye impuhwe banavuga ko ngo babibonaga ariko disi birababaje. None birababaje kuvuga ku kintu utafite icyo uri bukoreho wenda ngo unabivuge uhabwe nk'uburenganzira bwo kujya gukemura ikibazo utekereza ko kiriyo. Gusa ngiye navuganye n'umugabo we ubwo ndavuga papa mukuru Ouedraogo izina rye barivuga ni Idrissa Ouedraogo mwaravuganye hari ukuntu ngiye urumva ndagomba kumenya ngo ni iki ambwira kuko turi kubibona nawe ariko ari kubibona ntacyo abizi kandi ntekereza ko niyo post yarasibwe nyuma banavuga ko yabaye babihakinze uko nguko rero ni ukuvuga ngo iyo umwe muri bo mu bari kuvugwa nta kintu abizi ibindi byose numva kuri social media ni amagambo kuko nimba uri kuvugwa mu mwandiko ntacyo abiziho wowe ubizi nta n'icyo ari kubivugaho ubizi iki icyo ari kubivugaho ari kukivuga kuko ari kuvuga ko ntacyo abiziho nicyo ari kubivugaho ariko icyo nabonye cyo ni kimwe biba ari byo cyangwa atari byo urugo rw'umuntu ikintu kiba kigomba kubaho uko byagenda kose ntiwakinira mu muryango ntabwo umwana yasanga urugo rurimo
ikintu nk'icyo rwaragiye hanze mu buryo bubi nka kuriya sibyo ngo azarwishimire ntabwo ari ibintu bifatika kabisa. Njye rero wumvise umugabo wa Vestine we nta mpungenge bimuteye mu byo ntabwo uri butuganirize ikiganiro cyose. Impungenge bimuteye nuko nyine urugo rwe ruba ruri kuvugwa nyine, nuko biba birimo bivugwa, nuko urugo n'urw'umuntu ku giti cye, ntabwo ari indirimbo zikorwa wenda ngo bazivugeho cyangwa bifite aho bihuriye n'indirimbo zabo, biri mu rugo rwivanzemo undi muntu. Nta n'umunyamategeko urimo wenda ngo abe ari nka gitifu cyangwa umuyobozi uri kubyunga, n'abantu bari random, bari aba strangers batazwi binjirira nyine urugo rw'umuntu rw'umugabo. Yego, ibyavuzwe byaturutse cyane kuri post yakozwe na konte ya Vestine. Ndavuga ngo yakozwe na konte kubera ko nta kimenyetso dufite ko ari Vestine wayanditse, nta authenticité yuko ari we wayanditse, usibye ko yaciye kuri platform ye. Vestine kandi ni umuntu mwegeranye muri close, wandikira indirimbo umunsi ku munsi muvugana. Mwabivuganyeho nibura nk'umuntu wo muri team? Ntabwo yaba akivugira kuri phone ari muri iyo bintu biri kuba bigurumana gutya. Oya nawe ni umuntu ubwo uhita utuza, ariko icyo nabamaraho impungenge ni uko aba bana they don't care, bari mu kazi. Sinzi abantu ukuntu baba babyumva tu. Hari nk'umuntu usakoza nkamubwira niyo yaba bamenyaga ko iyo nduru iri kuvugira ubusa nyine ndabazi nyine tu bameze uko banandusha gukomera mu mutima nyine mu kwihanganira amagambo. Noneho bafite n'ukuntu bagushungera, bumva bavuga bati uyu nguyu yadusekeje, uyu nguyu w'ibintu yavuze uri kubona ko hano harimo n'akantu ko kugenda ajijinganya n'acurikiranya ibintu. Ubibona no didimanga, bari no kudidimanga, bari no kukwanariza. Wowe ukaba uzi ko ngo buriya ngo imitima ngo yabo wayishe, ngo wabakuye umutima. Ariko nagira mbabwire abantu bazi ubwenge, simba nawe simba hari utwo mbanziho. Yego, bino bintu abantu babitangaje bazabiseberamo. Nyine abantu bagiye batangaza utuntu twinshi bazabiseberamo, bazibona hari ibintu byinshi bizaba bibatungura, bazajya bireba baseka. Hari igihe bazabireba baseka, cyakoze ntacyo bahomba ko nunabyo nuko kwireba bagaseka bita babitangaza nabwo bakinjiza. Niki se bahomba? Ariko nanone guhangana n'umuntu utagira icyo ahomba Bosco uzabitinya. Ari nayo mpamvu ngira ngo bataragira ikintu babitangazaho kuri nanone ngo baze bavuge bati byagenze uko. Ntacyo nyine kuko bo bazi neza ko ubiri inyuma ntacyo ahomba. Ariko cyakuze ngewe dusubiye mu kazi kanjye, bamenye Yebo, bamenya Emmanuel, bamenya Niba, bamenya n'izindi ndirimbo zabo. Ugiye kudukubita indi ariko usisite yo noneho sinzi ko muzayikira. Cyo nacyo ngewe mba niteze, ibindi byose wapi. Ibindi ni ibintu n'indi biraho ni blabla. Ariko nyine iyo ndirimbo ni ikintu kinini cyane kizahindura uruganda rwacu rwa hano. Nicyo nababwira cyonyine. Ibindi byo nagira ngo mbabwire ko bititaweho. Hari nk'umuntu uvuga ngo bimugereho, azi ko biri kumugeraho. Yego, ahubwo abashaka kwicururiza ngo abaturage babirebe nyine icyo bita usisi